umwami Salomoni afatanije n'umuryango we nangwa abayayoboraga bujuje ingoro y'Imana i Yerusalemu. Iyo ngoro akaba yari ingoro yari ifite ubwiza uko bayitubwira, kandi yubakishijwe n'ibikoresho koko bitavuye muri Israel gusa, kuko bagiye babikora no muri Libani. Iyo ngoro kandi yubatswe imyaka myinshi 46. None rero iruzuye n'ibyishimo ku muryango wa Israel wose, by'umwihariko ku mwami Salomoni. Muribuka kandi ko Dawudi yashatse kubaka iyo ngoro, ndetse n'umuhanuzi arabimwemerera, ariko nyuma Imana iza kuvuga iti ntabwo rero uzubaka ingoro, ahubwo izubakwa n'uzagukomokaho. None dore koko uyujuje ni umuhungu we ari we Salomoni. Iyo ngoro rero ibateye ibyishimo, ariko kandi bagiye kuyikoresha bate, izabahuza ite n'Imana. Nibyo umwami yavugaga ati maze aho umuryango wawe uzajya uvugira hose muri iyi ngoro uzajya ubumva, ubabe hafi, ubafashe, kuko wicishije bugufi wemera kuza gutura mu ngoro, kandi ubundi ijuru ariyo ryagombye kuba intebe yawe, atari ko iyi ngoro irimo. Ibi rero bikatwereka koko icyo bari bashyize imbere no kugira ngo bane neza n'Imana, cyane cyane basenga. Isengesho ry'abakaryo ribahuza n'Imana, yewe ndetse n'ibitambo byagomba guturwa nabyo bikabona aho biturirwa, kuko bahari harateganijwe. Ni ibirori rero bikomeye kubona babonye ingoro, kandi koko ingoro iduhuza n'Imana. Ivanjiri rero nayo uyu munsi ikatubwira Yezu Kristo ari kumwe n'abigishwa be, kandi barimo barya. Aba babonye rero barimo abafarisayi, barimo abayahudi, baravuga bati bishoboka bite ko abigishwa bawe barya badakarabye, bafite intoki zanduye, kandi ubundi atari ko bigenda kuva kera, ari umuco wacu twebwe abayahudi. Yezu rero yababwije ukuri ko imitima yabo imuri kure, ko ibyabo ari irangirira inyuma gusa, naho imbere habo hakaba nta kindi kintu kirimo cyabahuza by'ukuri n'Imana. Niyo mpamvu rero ababwira ati koko unyubahisha akarimi, ariko imitima yanyu ntabwo iri hafi yanjye. Aha rero bagiye bahindura ibindi bintu, cyane cyane bakavuga bati ituro, wanaga ryo bashyize imbere, ituro rigomba gutangwa n'ibindi byose bigatangwa. Ariko naho wareba ugasanga kugira ngo itegeko ry'Imana ribinjiremo, ryo mu mitima yabo, tume babaho neza babanye n'Imana, bikabagora, bakaryica, yewe ndetse bakavuguruza n'ibyo Musa yari yarababwiye. Noneho rero muribuka, wenda hano baduhaye urugero bati umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati ibintu ngiye kugufashisha bizaba korbani, ariyo kuvuga ituro ry'Imana, mumwemerera kutagira cyafashisha se cyangwa nyina. Kandi nyine Musa yaravuze ati umuntu agomba kubaha se akubaha na nyina, ubirenzeho aganishwa igihano cyo gupfa. Ariko rero kuvuga ati ituro ngiye kuguhariza ni korbani, bo bakabyemera, ntagire icyo afasha se cyangwa nyina. Mu yandi magambo rero ngubwo akabavuguruje koko itegeko ry'Imana. Abavandimwe rero, uyu munsi natwe ivanjiri nk'igira byinshi twibutse. Rero na mbere ko tugomba kumva Imana mu ngoro yayo ntagatifu nk'aha duhuriye, tukumva ijambo ryayo rikadutunga. Ariko rero iryo jambo ry'Imana rigomba kwinjira mu mitima yacu. Ritinjiye mu mitima yacu byaba ari ibintu bigarukira inyuma gusa, byenda gusa na biriya by'abafarisayi, kuko bitageze ku mutima, kandi
umutima wacu iyo tworekeje ku Mana twahuza n'Imana, Imana itura muri twebwe, nubwo itura muri twebwe. Bavandimwe rero natwe dukomeze kubyibuka, kubizirikana, ntitukavuge ngo turekere aho ngaho, twahisha Imana akarimi, twahisha Imana kuza mu ngoro yayo, ariko nyuma yaho ugasanga kuza cyangwa se igitambo cy'Eucharistia dutura, amasengesho tuvuga, ugasanga ntabwo bigaragara mu buzima bwacu. Cyane cyane iyo bivuye mu mitima yacu nyirizina, bishobora kugaragarira n'abandi, bikagaragara hanze aho turi. Imitima yacu rero tuyerekeze ku Mana, twirinde cyadutera uburyarya no kutayubaha uko bikwiye, kandi nayo tuyiteguye kubidufashamo igihe dutera intambwe cyangwa se twisaba ko kubana nayo by'ukuri. Nyagasani Yezu nabane namwe.